Numwe mu bakomeje kugenda bazamura umutekano w'u Rwanda ndetse kandi akomeje kugenda anarinda abanyarwanda. Uyu munsi mu by'ukuri Perezida Paul Kagame akomeza kugenda agaragaza amateka akomeye cyane, akomeza kugenda mu by'ukuri abyivugira ko yakomeje kugenda aca mu bintu bikomeye cyane. Uyu munsi mu by'ukuri akaba ahagaze neza, akaba umwe mu baperezida 10 ba mbere ku mugabane wa Afurika barinzwe cyangwa se mu by'ukuri bafite umutekano, akaba ari umwe mu baperezida 10 babasha kwa mu by'ukuri bageza igihugu yayoboye ku gasongero ko kwiterambere. Uyu munsi mu by'ukuri Perezida Paul Kagame numwe mu by'ukuri mu baperezida bakomeza kugenda bagaragara nk'abaperezida b'indashyikirwa. Uyu munsi abanyarwanda bakomeza kugenda bamufata nk'igihangange, ndetse kandi Perezida Paul Kagame nyine akomeza kugenda mu by'ukuri akorwa ibikorwa byatuma mu by'ukuri benshi bakomeza kugenda banamubona neza cyane. Reka nizere ko atari bwo bwa mbere tugiye kubana kuri YouTube channel yacu. Nimba ari bwo bwa mbere inshuti mukundwa, turagusaba kwandikisha ku muryango mugari wa Energy Empire, ukande subscribe ukari gukanda kuri iyo nzogera notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ugerwaho n'inkuru zacu ugasanuka. Kandi ababanga bwite cyangwa se mu by'ukuri ubuzima bwa Perezida Paul Kagame utigeze umenya ku bukwe bwe, ndetse kandi nuko yabashe kuba yanabyara umuryango w'abana bagera kuri 3 mu by'ukuri yibarutse. Uyu munsi bikaba ari mu byakomeje kugenda bivuga abatari bake mu Rwanda. Munyeme mu by'ukuri tubashe kuba twakinjira mu buzima bwite bwa Perezida Paul Kagame, ndetse kandi tugiye kuba twanareba icyatumye Perezida Paul Kagame mu by'ukuri abigira ibanga, byagizwe ibanga, ariko by'umwihariko nshuti mukunzi basha kuba nakukorera ubushakashatsi ku buzima bwite bwa Perezida Paul Kagame. Kuri uyu munsi tukaba tugiye kuba twabuganiraho, aho kandi mu by'ukuri yakomeje kugenda nawe akomeza kutangaza andi makuru bivuga ko mu by'ukuri Perezida ari umwe wa Perezida bakomeje kugenda bagaragaza umurave n'umuhate ukomeye. Numenya aho Perezida Paul Kagame bashe kuba yanaturuka, n'umwe mu baturutse kure, n'umwe mu bigwanyeho cyane kugira ngo mu by'ukuri agereho ageze kuri uyu munsi, aho kandi akomeje kugenda anagira bamwe mu banyarwanda inama. Ubuzima urimo uyu munsi nubwo bwaba ari bubi, ugomba kuba wakihangana kugira ngo mu by'ukuri ejo uzabashe kuba wabona icyo uvuga. Umunsi Perezida Paul Kagame mu by'ukuri akomeza kugenda avuga ko yaciye mu masasa akomeye cyane, yaciye mu bintu bikomeye. Uyu munsi munyeme tuganire ku buzima bwite bwa Perezida Paul Kagame, aho kandi tubize kuba twanagaruka ku muryango we, abana be bakomeje kugira mu by'ukuri baba n'intwari zikomeye cyane. Ian Kagame, Ian Cyomoro, n'umwe mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragara mu gucunga umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi u Rwanda rukaba ari umwe mu bihugu 10 bya mbere ku mugabane wa Afurika byakomeje kugera mu by'ukuri kora ibikorwa by'indashyikirwa, ndetse kandi bakaba banazamura iterambere rikaba ry'u Rwanda ryarazamutse cyane. Uyu munsi mu by'ukuri u Rwanda rukaba rwishimira kuba rwarageze ku iterambere rikomeye cyane ugereranyije n'ibindi bihugu. Mu by'ukuri bikaba ari byakomeje kugenda bigaragarira buri umwe wese cyangwa se buri munyarwanda wese. Ndagira ngo mu by'ukuri mu Rwanda mwabonye ibikorwa bikomeye cyane nka stade Amahoro mu by'ukuri yabashe kuba yakubakwa n'uyu mugabo His Excellency Paul Kagame, ikibuga cy'indege mu Bugesera mu by'ukuri, ndetse uyu munsi akaba agiye kuba yanakubaka amagorofa mu mujyi wa Kigali, akaba azazamura n'ibindi byishane abanyarwanda bashe kuba banamwitegaho. Uyu munsi munyeme twijire mu buzima bwite bwa Perezida Paul Kagame bwakomeje kugenda bugirwa ibanga, ariko uyu munsi mu by'ukuri guys n'ubuzima twashe kuba twanakoraho ubushakashatsi tuza gusanga Perezida Paul Kagame mu by'ukuri yaciye mu bintu byinshi cyane bikomeye n'ibintu byakomeje kugenda bigirwa ibanga, ariko kuri uyu munsi tugiye kuba twabikugezaho gatanu ku kandi. Mr President Paul Kagame mu by'ukuri nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye, aho kandi amateka yakomeje kugenda anisubira, bikaravuga ko mu by'ukuri Paul Kagame yabashe kuba yanashaka umugore afite imyaka 32, bikavuga ko mu by'ukuri yagwanye urugamba rwo kubohora igihugu mu mwaka w'1990, bikaba ari byakomeje kugera mu by'ukuri bivuga ko 94 yabashe kuba mu by'ukuri yakura igikorwa gikomeye cyane, aho u Rwanda rugeze uyu munsi mu by'ukuri bakaba banabikesha Perezida Paul Kagame. Navuga ko mu by'ukuri guys intambara zakomeje kugenda zinakorwa kera cyane. Uyu mugabo Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda agaragarana umuhate ukomeye cyane wo kuba mu by'ukuri yarwanira u Rwanda, aho ruri munsi mu by'ukuri u Rwanda rwose rukaba rubikesha uyu mugabo His Excellency Paul Kagame. Mwaka w'1994 yakomeje kugera mu by'ukuri agaragaza umuravu ukomeye cyane, ndetse kandi uyaje kuba yatangaza ko yabashe kuba yanafata igihugu bimugoye cyane. Ni byakomeje kugenda bigaragara buri umwe wese mu by'ukuri muri genocide yabashe kuba yarwanya abari baje kuba mu by'ukuri bahungabanya umutekano w'abanyarwanda, binatuma mu by'ukuri uyu mugabo akomeza kugenda anaba umugabo w'igihangange ku isi, n'umwe mu bagabo mu by'ukuri bashe kuba bakikura ku gasongero ko hasi cyane, bashe kuba banakageza kure. Uyu munsi u Rwanda akaba ruteruye akaruvana hasi cyane, akaba igejeje mu by'ukuri ku rundi rwego, akomeza kugenda anazamura ibikorwa bitandukanye. Abanyarwanda uyu munsi n'umwe mu bantu bafata nk'intwari ikomeye cyane ku Rwanda, bakomeje kugenda mu by'ukuri banakora ibikorwa by'indashyikirwa, bakomeje kugenda mu by'ukuri bazamura umutekano ndetse amahoro no kuba abanyarwanda baryama bagasinzira. Uyu munsi bakomeje kugenda mu by'ukuri babikesha uyu mugabo His Excellency Paul Kagame. Mr President Paul Kagame mu by'ukuri nk'uko yakomeje kugenda abitangaza, umwana we yabashe kuba yanabyara bwa mbere, n'umwana mu by'ukuri avuga ko umwana w'igikundi wakomeje kugenda mu by'ukuri unamugaragaza mu ishusho nziza cyane, umwana wakomeje kugenda unakora ibikorwa by'indashyikirwa. Uyu munsi akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba mu by'ukuri yarinjiye muri military forces zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, anacunga umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bivuga ko mu by'ukuri Mr Ivan Kagame mu by'ukuri ari umwe mu basirikare ba military force muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, banacunga umutekano ukomeye
ukomeye cyane w'umunyagihugu. Leta zunze ubumwe za Amerika mu by'ukuri zakomeje kugenda zinizera uyu mwana, kandi yakomeje kugenda anagaragazwa kuba yarize amashuri muri Leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse kandi akanagaragara kwiga gucunga umutekano neza w'abakuru b'igihugu. Umunsi mu by'ukuri Leta zunze ubumwe za Amerika zikaba zaramuhisemo ko mu by'ukuri yakomeza kugenda anacunga umutekano. Ndagira ngo mu by'ukuri mwakomeje kugenda mubona amavideo acicikana ku mbuga nkoranyambaga, Ivan Kagame mu by'ukuri agaragara muri Leta zunze ubumwe za Amerika ari umwe mu military force zakomeje kugera mu by'ukuri zinagaragara neza muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Kuri munsi mu by'ukuri Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda anagaruka ku buzima bw'abana be, kandi yakomeje kugenda anabwira abaturarwanda ko yabashe kuba yanaba mu buzima bukomeye cyane, avuga ko mu by'ukuri mama we cyangwa se na papa we bakomeje kugenda banabana impunzi igihe kinini cyane. Uyu munsi bikaba ari ibintu avuga ko mu by'ukuri binatuma afasha bamwe mu mpunzi cyangwa se mu by'ukuri bamwe mu bababaye. Uyu munsi hari gahunda ya Girinka mu by'ukuri n'ibindi byinshi cyane byakomeje kugenda bizanwa n'uyu mugabo His Excellency Paul Kagame ukomeje kugenda ukundwa n'abatari bake mu Rwanda. Uyu munsi mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda kikaba kimufata nk'intwari ikomeye cyane, kandi yakomeje kugenda anakora ibikorwa bitandukanye. Uyu munsi abanyarwanda bamukundira, akaba yarakomeje kugenda azamura u Rwanda akarukura hasi cyane, akaba yaruzamuye akarugeza ku gasongero k'iterambere, agasongero k'amahoro, ndetse kandi uyu munsi u Rwanda rukomeza kugenda runavuga ko mu by'ukuri rwacunze umutekano warwo, rukaba rwasagurira n'amahanga. Bikaba ari ibintu bikomeza kugenda bisiga ishusho igihugu cy'u Rwanda nziza cyane. Mu by'ukuri abatuye cyangwa se mu by'ukuri ababa mu mahanga bakomeza kugenda bagaruka ku Rwanda, bavuga ko mu by'ukuri u Rwanda ari umwe mu bihugu 10 bya mbere muri Afurika bikomeza kugenda binazamuka mu iterambere, bikomeza kugera mu by'ukuri bizamuka ku mutekano. Aho kandi mu by'ukuri uyu munsi twavuga ko Perezida Paul Kagame Amahoro Stadium muri stade ikomeye cyane yabashe kuba yanakubakwa n'uyu mugabo. Aho kandi mu by'ukuri twavuga nk'ikibuga cy'indege mu Bugesera, aho kandi mu by'ukuri twavuga Kanombe n'ibindi byinshi byakomeje kugenda bivugwa. Uyu munsi Perezida Paul Kagame mbere yuko anakora ubukwe mu by'ukuri ni ibintu byakomeje kugenda bivugwa ko Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda anarwana ingamba zitandukanye, aho kandi nuko yakomeje kugenda bitangaza avuga ko mu by'ukuri mbere yo gukora ubukwe ari ibintu byakomeje kugenda binamugora cyane, bikanavuga ko mu by'ukuri Perezida Paul Kagame yaciye mu buzima bukakaye cyane, aho yakomeje kugenda atangaza ko we na papa we babashe kuba banafungwa ndetse kandi bakanahungira muri Canada. Bikaba ari ibintu byakomeje kugera mu by'ukuri bigaragaza ko Perezida Paul Kagame yabashe kuba yaraca mu buzima bukomeye cyane. Uyu munsi Perezida Paul Kagame agakomeza kugenda anagaragara mu kubafasha abanyarwanda, ndetse kandi akaba akomeza kugenda n'abafasha mu bindi bihugu bitandukanye. Uyu munsi mu by'ukuri Perezida Paul Kagame akomeza kugenda agaragara ko akomeza kugenda anafasha impunzi, ndetse kandi agakomeza kugenda anagaragara mu kuba yaratanga amafaranga ku bakecuru bashaje. Ndetse uyu munsi Perezida Paul Kagame akomeza kugenda anazamura ibikorwa bitandukanye, bikanavuga ko Perezida Paul Kagame yakoze ubukwe mu by'ukuri ari ibintu bimugoye cyane. Uyu munsi nk'uko yakomeje kugenda abyivugira mu by'ukuri abwira abanyarwanda muri rusange ko uyu munsi nubwo ubuzima bwabo kugoye ugomba kuba wakora cyane kugira ngo mu by'ukuri ejo uzabashe kuba wabona icyo uvuga. Reka ngushimire ko by'umwihariko ufite umukunzi wakomeje kugenda ubana natwe gatanu ku kandi.